Ya, igitondo cyiza, igitondo gihire. Turi ku itariki turi kuri 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Abantu rero bagiye bakomeza kumbwira bati ujye utubwira n'amatariki tuba tuyakeneye. Bakunze rero bakreva bema nababwiye nti noneho ngiye kujya nza mbazaniye ya makuru y'umuriro gusa operation aho zagiye zibera. Nibyo ngiye kujya nza mbabwire ngo operation zabereye hano, operation zakozwe gutya na gutya. Ejo nababwiye operation Intare za Sarambwe zakoze ama operation abiri, umunsi w'ejo bundi n'umunsi w'ejo. Ngiye no kubabwira indi operation yakorewe muri groupe ya Gisimba. Aho ni hehe rero? Ibyo niba tugiye kuza turebere hamwe. Nimwe muri za ndege zari zagiye kurasa hariya muri Minembwe, kumbi Intare za Sarambwe n'amaduba barayikomerekeje bimwe bikomeye. Ikimara kuhava ijya kugwa muri lake Tanganyika. Nimo yaguye. Ubu ngubu muri Karebe bari muri panike. Reka mbabwire ko ari indege ya Sokoyi. Ndege ya Sokoyi yarahanuwe, ndaze mbivugeho nabyo. Koloneli wa FDLR yiciwe ahantu bita Tongo. Ano makuru mbabare namenyenyerewe kuko ntabwo yahise apfa. Koloneli wa FDLR yarasiwe hariya Tongo. Mwumva ukura amakuru rwose manya afite. Tongo ni muri teritwari ya Rucuro, ni muri groupe ya Tongo. Bari baje kwatakinga hariya Intare za Sarambwe zimuvisha imyuna. Avuye imyuna aza gupfa. Aha, turaza turebere hamwe Maremo na Ihura uko bimeze. Ihura iri muri teritwari ya Warikare, Maremo ikaba muri teritwari ya Masisi Kakana. Reka nsuhuza hano bavandimwe witwa Kapiteni Kariwabo. Kapiteni Kariwabo Sariyuti. Colonel Mafieri uraho gubwa neza na Colonel Kabaka. Chimimana Desire na Chimimana Yusuf. Lore wa irakoze hasi Jeanne Pomsen, Mugire Gerard, Foibi Paulsen, Jean-Marie Vianney Ntaganda. Ndabasuhuje abavandimwe. Aha, n'abandi bose bari kudukurikirana, abari muri bihugu by'Uburayi, abari muri Amerika, aho mudukurikiranira hose aho muri, ndabasuhuje cyane. Reka nsuhuze muganga w'Ikanyatsi witwa Jotan, Ite Jotan, Ite William, bose ndabasuhuza. Ite Isaac hejuru za Karongi, Ite Nsengiyumva Modeste, Florasa Muheto, Ite Nyamitabo. Aha, abo bose ndabasuhuje cyane. N'ama centre de santé yari mukomeze muvura abantu, aba préfet des études hariya ba Mageza, ba Nyirantore hariya Nyakariba, n'abandi nabo ndababwira ati mukomeze mugubwe neza. Operation rero yagenze gute? Operation yagenze gute? Ni operation yabaye ni hariya muri village bita Luala Ebuborwa, ni muri groupe ya Gisimba, ni muri groupe ya Kisimba. Aho Intare za Sarambwe zagabye igitero simusiga ndamujyana tu, ndamwariza tu. Utwo tudifference twa turimo FDLR, turimo ba Wazalendo, turimo za Mayimayi, M23 yaturutse Maremo, ituruka Ihura, ejo yaradutwikira tubombarda, irabica. Kanongera mbivuze ngo irabica. Ni ibitero Intare za Sarambwe zagabye zitagiye kokipa, ari bya bindi byo guhasha umwanzi. Murabizi ko ari operation zijya zibaho, Intare za Sarambwe zikagenda zigakora operation zikarasa aduyi, zamara kurasa aduyi zikavamo zikikomereza zigakomeza urugendo. Murabizi ko ibyo bintu bibaho, zikagenda zikamurasa zikabati agasozi niko bari gupangiraho. Umunsi w'ejo baragiye rero barasa defense yari ahantu bita Luala na defense yari ahantu bita Buborwa. Zirayirasa zirabarangiza, ziranayitwika. Ubyumve neza, ziranayitwika. Zimaze kuyitwika zirongera zisubirira Ihura, zisubirira Maremo. Wazalendo batinye kongera gusubiramo, babakoreye agasha. Ngewe ndikabwira ati ngo noneho ibyo ndiho nama operation yonyine Intare za Sarambwe ziri gukora. Donc ishyamba mwagahuru kimbwa kahiye. Noheli November Hotel nabonye nyandikira kuri ntuza kuri Facebook
ariko unyandikira ariko umurangwa ariko ngo kubera iki muri kumvuga cyane ngo nitubonana ngo nzakwereka ariko sha tubonana uzaba amaze kwigira amahoko iwanyu cyangwa warakurikiye abandi none se intare za Sarambwe zitari kubarebera izuba mu minsi yatambutse bari bambwiye ukuntu ngo bakwambitse ikompora ngo upfana n'abasirikari 6 kumbe byari ibyo kubesha ukiriho myenda namubaza mubonye kuri Facebook nimaza nohe uracyahumeka umwuka bazima watinde ngo ndiho ndango ndi muzima ama n'amafoto ye none koko ariho ariko buriya bakubitse rimwe 2 3 ugiye gucaho walayi warasura bisumira yindi ntago ndi umuyisilamu ariko uba wagiye wapiza ubuhuha ari akajenerali kitwa Ndayiniko kakuna akajenerali autoproclamé kaba wapiza ubuhuha kicaga abantu kakabashyira mu giti kakabatoba amashinigane kakabarasa cyakora agiye yica ba Wazalendo abitwa ba Rafiki abitwa niba ari ba Sarongo ari Kamatembe niwe wagiye ubirangiriza ntacyo yari ariko gabagiriza intare za Sarambwe akazi ngo bitwa ba namushari abitwa ba Pijo bose niwe wagiye ubarangiza bitwa bande bene nyina ba Rimasi abo bose agiye barangiza ariko nabo bari inkozi z'ibibi ntacyo binambwiye ukuvuga ngo agahuru kimwe kamaze gushya intare za Sarambwe doke muri axe ya Warikare bari gukubitwa ngo zirigwe na zigapanga operation bakagenda bakarasa adui bamara kurasa adui bakongera bagasubira inyuma nuko ngo defense rero yari iri Ruwala na Buborwa yamaze gutwikwa ndetse n'abarwanyi benshi baguyemo n'imbunda zamaze kuba rekipere reka tsimbukire rero ahangaha muri Rucuro muri Tongo Colonel wa FDLR yararashwe ano makuru yarashwe burya kwa 4 bari baje gukora operation muri centre ya Tongo bakimara kuza kwakora operation kumbi intare za Sarambwe zabimenye zirabatega barahangana batari binjira muri centre ya Tongo bararasana wa mukoloneli wari uyoboye urwo rugamba ntabwo ndamenya amazina y'icyo akora mu mbabarire bantu banjye bararasana baza kumukomeretsa mu buryo bukomeye bakimara kumukomeretsa baramuheka bamujyana mu ishyamba rya Kazaroho ariko ku makuru ufite ntabwo yari yakomeretse bikomeye aza gupfira mu ishyamba yapfuye kuwa 6 ejo bundi ni koloneli ndaza menye abakoloneli bari hariya ni bande wabavuyemo nindi nizere ko amakuru ndaza kuyabahereza rwose kuko nabuze ati nubwo maze kubimenya ibyabaye kuri uriya mukoloneli sindabyicarana ndabivuga ariko ndaza gushakisha izina rye yarashinzwe iki yitwaga nde babatwaye n'imbunda 4 makuru ufite babatwaye Kalashnikove 4 ndetse n'abandi barwanyi bo hasi barapfa bo barasigara bataye imbunda 4 basigaye hangaho ari imirambo nukuvuga ngo hapfuye 5 harimo uwo mukoloneli wapfuye nyuma kuwa 6 ndetse n'abasirikare be 4 baguye siri place hariya muri Tongo ndumva ko ano makuru rwose suppose wenda gutinda kuyabona ariko igihe nyaboneye cyose ni ngombwa ko ngirute nyababwira umve ko ibintu byakomeje kuzamba muri kariya gace intare za Sarambwe rwose zikomeje gukora ibikorwa bya gisirikari neza ikomeje kubikora neza zikomeje gukora biriya bikorwa mu buryo bugize ute mu buryo bwiza mu buryo bukomeye ako kantu rwose mwumve ko intare za Sarambwe ziri gukora akazi mu ma axe yose hanga ntago ndibuze kwatinda cyane ariko Yusufu Nshimiyimana uraho uri mu ngoma geve macacari ikibazo cya tekinike kiracyariho ariko nizere ko biza kuba neza n'ubundi akatugezaho amakuru twese murabizi ko turafatanya tukabagezaho amakuru yaba nge yaba we n'abandi bose dufatanyije rwose amakuru tuyabagezaho ubwoba
panike siri panike iri muri Karemi. Ngo byitwaye gute mwogaheka mwe mwokabyaramo? Ibintu byazambye, ibintu byakomeye, ibintu bimeze nabi, ibintu bimeze nabi, ibintu byazambye. Bati intare za Sarambwe zirinjiye. Ngiye mbabwira ariko njya mbabwira ibintu mukavuga ati ngo naya Bemba. Icyo nzi cyo Karemi igiye kuba tombe, Karemi igiye kuba tombe, Karemi igiye kuba tombe, igiye kuba tombe. Mu buhe buryo? Abasirikare ba FARDC bari barimo batangiye kuvuga ko intare za Sarambwe zamaze kuzunguruka Karemi. Uretse kubeshya se, intare za Sarambwe koko zaragiye zideboroda ibibogobogo, ziradeboroda iyo hejuru ya za Fizi na za Baraka ngo zigiye kwinjira muri Karemi? Reka mbabwize ukuri namwe aba FARDC ibintu muvuga ni bwa bwoba bwanyu wagira ngo babaremye mu bwoba. Umukapiteni witwa De Baba nawe yanyandikiye kuri Facebook, ni hano muri Rucuru ari kuri wa Koroshari, wesike ngo ni kweli ngo baye mu Ventura barisha ingia Karemi. Mwe ati simbizi hano ngo ndi umusirikare kandi ntabwo nshinzwe kumenya aho binjiye. Ubwo n'ubwoba kuko wari muri Baraka yavuye Uvira ari guhunga. Nejo bundi ngo yongeye guhunga n'abantu wagira ngo Imana yabaremye batitira. Washaka kuva niyo Baraka ari ngo kuko ngo arajya hese, ajya mu Burundi bugaba rutari rwagera hariya. Mwagiye mureka kuba abanyabwoba namwe mugakabye. Buriya abakongomani bazajya badufata ibintu by'ibinyabwoba gusa. Nugira ngo uri umukongomani batende bari baciye amabogaboga b'abanyabwoba. Hapana, mujye mugerageza no kwihagararaho sha. Ntabwo mwashobora kwihagararaho wenda ngo mureke no kubitangaza. Wazalendo bo ngo bari kunya mu mapantaro baciye ko bari batinga ibintu birakomeye. Indege yagiye kurasa muri Minembwe ya Sokoyi. Kumbe intare za Sarambwe n'amadubu barayihamije, nongere mbabwire ngo barayihamije. Bakimara kuyihamya iraguruka, kumbe bayihamije igeze muri Lake Tanganyika. Yari izi ko igiye kuba ku kibuga cy'indege cya Karemi, ntabwo yabashije kuhagera kuko imbaraga zayibanyenye zimaze kuyibananye. Iragenda igeze muri Lake Tanganyika iridumbura, irongera iridumbura, irarigita. Niba nayo ariko burya ngo ibikoresho bakora mu indege n'ibyo bakora mu imodoka n'ibyo bakora mu bwato bigiye bitandukanye. Niba iri hejuru, niba yaridumbuye ikajyamo hasi, icyo nzi cyo yararigiye. Indege yaguye mu mazi ndetse irashya ya Sokoyi, n'abari barimo na warokotse barapfuye. Ibyo nibyo byazanye panike y'indariya muri Karemi. Byazanye panike muri Karemi. Baravuga bati se ibi bintu noneho bigenze gute na gute? Intare za Sarambwe se noro ziri gukoresha aya matekinike kurasira indege muri Minembwe ikazajya kugwa muri Lake Tanganyika. Gusa si kure cyane kuko ni hafi ukurikije uciye hejuru mu kirere. Ibi byakomeje gutera ubwoba. FARDC avuga ati M23 yazanye tekinike nshya. Andi makuru agaragaza ko M23 yakoresheje za drone zabo zingana n'isazi, irazijya hejuru ubundi ijya ngo dum, ikimara kugera hejuru muri Tanganyika. Buriya rero M23 ifite amayeri menshi. Reka mbibabwize ukuri, ifite amayeri menshi. Ifite amayeri menshi yo kurasa duyi no kumunetraliza n'ubushobozi buke ifite. Ntabwo mwambye ati ngo ntabwo ifite ubushobozi nk'ubwo FARDC ifite, ntabwo ifite ubushobozi nk'ubwo guverinoma Kinshasa ifite, ariko ibikoresho bike bafite barabikoresha mu bushobozi bwabo bakanetraliza abandi bafite byinshi. Babwira yuko umusirikare umwe wa M23 ahangana n'abasirikare barenze 50 ba FARDC na Wazalendo na FDLR akabatsinda. Umwe agahangana n'abarenga 50 akabatsinda. Wambwira ngo ni imbaraga ki akoresha? Njya nkunda kuvuga impamvu babatsinda. Bo bararwanira uburenganzira bwabo, abandi bararwanira amafaranga. Ntabwo ameze nka bya bigoryi ngo ni ba Kongoro na ba Muhizi n'abandi bakurikiye ifaranga, bakaba bene wabo bagiye gushirira hariya muri Kinshasa barigize les avocats de diable, abavugizi b'amagini, les avocats de diable, abavugizi b'amagini. Urumva yuko ubwabo rwose ibintu byamaze kubakomerana no kubazambana, sibyo? Ubundi none bakubatereka twiyegereze noneho
bano bantu batagira ubwenge barimo dutangira kujya dukorana nabo, dukorane abandi batagira ubwenge bo byamaze gucangacanga mu mutwe, byo bamaze kuzambira, byo byamaze kubera nabi. Ati abangaba nibo bazadufasha, abangaba nibo bazadufasha kugira ngo turebe ko twajya twisuganya, turebe ko twajya tubakoresha n'ibikoresho bibi, donc ibintu by'ibipumbafu. Bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi ba Maco TV show, bakunzi b'Intare official, groupe y'Intare official ndetse n'Intare Info TV, babwira ko isaha ku isaha, umunota ku munota, amakuru ngiye kubazanira ari ya makuru ya ndani ibyabaye. Reka ndaza gukurikirana, hari amakuru maze kubona bambwira ko Ruvungi ari umuriro amasasu ari kuvuga, ariko ayo masasu nkaba nazi ngo nayibiki. Ndaje kubikurikirana kugira ngo ndebe ari amasasu ari kuvugira hariya Ruvungi nayiki. Eske mama 23 yaba yatakinze hariya wazalendo bari hariya? Eske ni wazalendo bari gusubiranamo? Turaje dukurikirane kugira ngo tumenye ari amasasa ari hariya Ruvungi nayiki. Reka amashimire yo mbifuriza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, Uwiteka Imana abane namwe.